Iyo ugeze mu midugudu itandukanye yo mu kagari ka Kizibere gaherereye mu murenge wa Mbuye mu karere ka Ruhango, ubona ibiti by'imbuto cyane cyane iby'imyembe, iby'amapera, avoka n'amapapayi, amababi yabyo yarahindutse umukara ku buryo usanga ibyazanye uruyange cyangwa imiteja byarakonjamye. Iki kibazo abatuye muri aka kagari bavuga ko giterwa n'ibyonnyi by'udusimba tw'utumatirizi dufata kuri ibyo biti. Ibyo baheraho basaba ko ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB kibafasha gukemura icyo kibazo. Ikibazo gitewe n'ubusimba baje byatangiye bize ari udusimba tw'umweru bitangwa na kamatira. Noneho gihita gihindura isura, gihinduka umukara. Ni ibyizanye ingaruka y'ubwo busimba nuko nta musaruro ukiboneka no gushubuka nticyongera gushubuka. Kigumira aho kiri, dutera imiti twiguriye ntagihe kitumarira. Ni nk'izihe mbuto wenda zibasiwe cyane? Amapapayi, amacunga, indimu, n'ibikofitoro, n'imyembe n'amavoka amwe yagiye afatwa. Icyifuzo ni uko inzego zagira icyo zitumara zikadushakira imiti tugatera ku ibyo biti tukareba aricyo byabyara umusaruro. Ntabwo imbuto zizaho nk'uko zazagaho kubera ubu busimba nyine, kereka hari nk'umuntu abonye umuti kubitera ubusimba bukava. N'imbuto zirimo zirahenda kubera iki cyorezo. Ubu ngubu nyine imbuto mbere waragendaga nk'umwembe ukayigura kuri 500, none ubu ngubu 2 ni 100. Icyo twifuza ni uko twabona nk'umuti wo kubitera ku biti yenda ubusimba bugahunguka, imbuto zikabasha kuboneka. Imbuto, imyembe, amacunga n'isi naho uruhare runini nabwo zifite ubusimba. Ibyo byose ni ingaruka zituma tutabasha kubona imbuto ngo tugaburire abana babashe gukura neza. Cyakora umukozi ushinzwe kurwanya ibyonnyi by'ibiti by'imbuto ziribwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, Priscilla Kiki, avuga ko nyuma yo kumenya amakuru y'iki kibazo cy'ibyonnyi biri kwibasira ibiti by'imbuto, hagiye kurebwa uburyo cyakurikiranwa ngo hagamijwe kumenya imiterere yacyo n'umuti cyashakirwa. Ayo makuru turayamenye, ahantu hari ikibazo tugomba gutabara byihuse. Ubwo wenda abantu baho nazajya kubasura rebe abanza amenye niba koko ari nako kamatiriza cyangwa se niba atari ibindi, noneho umuntu akabona uko yabafasha. Urumva abahinzi ikintu cya mbere dusaba bajye batanga kuko urumva amakuru utayafite ntumenye n'uko ufasha umuntu. Bajya batanga amakuru ku gihe, bakabwira inzego z'ubuhinzi zibari hafi cyangwa na RAB. Dufite umurongo utishyurwa bashobora guhamagaraho 46 75, amakuru akatugeraho vuba, noneho tukaba twaza tukabafasha. Mu gihe abatuye mu kagari ka Kizibere mu murenge wa Mbuye ho mu karere ka Ruhango bataka ibyonnyi biri kwibasira ibiti bateye by'imbuto ziribwa, kandi icyo kibazo bakaba bakimaranye imyaka igera hafi kuri 2 batarabona umuti wacyo, Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kurwanya imirire mibi yihaye intego yo gushishikariza abaturage gutera ibiti by'imbuto ziribwa, ibisaba ko hashyirwa imbaraga mu gushakira umuti icyo kibazo cy'ibyonnyi biri kwibasira ibiti by'imbuto ziribwa. Louis Patrick Muhirwa, Prime TV mu ntara y'Amajyepfo.